Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Nyawo TV show. Uyu munsi rero twabazaniye umukobwa mwiza cyane. Watangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Ishimwe Sharon. Ishimwe Sharon, twayirukanye mu kiganiro cy'ubwashize. Watubwiraga ko hari imishinga ari ufite muri uyu mwaka, ariko utubwira ko hari indi mishinga n'ubundi imwe yagiye ikemuka, hasigara n'indi itarakemuka. Ubigezeho ubu ngubu? Nurumva byose ntago bikemukira rimwe, bigenda biza gake gake, ariko byagenze neza. Mu mishinga yawe wakoze muri uyu mwaka ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo? Imbogamizi ni za rusange, kutabona amafaranga nk'uko bihagije. Amafaranga se buriya twarakoze muri uyu mwaka, twagiye duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Bamwe barakoze babona amafaranga, abandi barakora ntibabona amafaranga. Ukeka ko ari igiki cyawe cyarabiteye muri rusange? Impamvu ni nyinshi, hari ukudakora cyane, hari no gukora ntahitaboneka ako kanya. Ni igiki wagira, ni izihe nama wagira abakobwa bari mu rungano rwawe badakura amaboko mu mufuka cyangwa se badakora imishinga yabinjiza amafaranga ahubwo bagategera ku bandi bantu? Nababwira bagakora amaboko mu mufuka bagakora, bakareka kumva ko kubaho kwabo babitegereje ku bandi. Ubuzima bwabo ari bo bafite mu biganza bwabo, bakagerageza gukora kugira ngo nabo bihe ibyo bakeneye batabikuye ku bandi. Izo nama utanze ni nziza cyane, ariko se nanone wowe ni izihe strategy wagiye ukoresha kugira ngo none uburiwe? Ubundi uyu munsi ninjye wahigejeje kubera ko naratinyutse ndakora kugira ngo aho ndi uyu munsi habe hameze neza. Urakoze cyane. Murumva rero ko atari ibintu byoroshye kuganira n'uyu mukobwa, afite ubuhamya bwinshi cyane yagenda abwira abantu. Urumva rero ni ibintu bitari byoroshye cyane. So uyu munsi rero nanone turaganira ku mukobwa bita Jessica, uri kubicana hanze kuri social media. Tuganire no ku bukwe bwa The Ben. Ubukwe bwa The Ben muri rusange ni igihe cya bwakwigishije? Ubukwe bwa The Ben bwagaragaraga neza. First of all, ikindi burimo ubwenge bwinshi cyane, ikindi bwasaga neza cyane. Bwasaga neza cyane urebye mu itangazamakuru, abanyamakuru babashije kujyayo, ubona ko bwari ubukwe bwari bubereye ijisho. Ni izihe nama wagira abakobwa bagenzi bawe ku buryo nabo bazakora ubukwe nka buriya? Ni ukwifata, ni ukwirinda ibishuko, ni ukwiga ku hazaza habo. Urakoze cyane. Ubukwe bwa The Ben muri makeya mwebwe mukurikiranye Nyawo TV show, urebye ubukwe bwa The Ben bushobora kuba ari ubwa mbere. Mvuze ko ari ubwa mbere bwabaye muri Afrika, ntago nabambeshye kubera ko buri bukwe buratangaje cyane, kuko urebye bwatwaye amafaranga menshi cyane kandi bwagiyemo abantu biyubashye. Ikindi bwakoze nk'imodoka zihenze cyane. So no kuvuga ngo rero byari amahirwe ku bantu bari batashye buri bukwe, kandi bwari bwiza cyane. Bwabiri hari muri convention center. Jessica, none se ubu ngubu ufite boyfriend? Yego ndamufite. Watubwira amazina ye? Oya, ntabwo ari ngombwa. Kubera iki bya atari ngombwa? Nuko atabizi neza ko namuvuga hano. Cyangwa ufite benshi sha? Oya, ntabwo ari benshi, n'umwe nawe arabizi ko ari umwe. None se ngubu abakobwa bafite aba boyfriend benshi cyane, ni izihe nama babagira? Ntabwo ari byiza kubera ko bikugiraho ingaruka wowe mukobwa ufite nk'abahungu, urugero nka babiri utereta, kubera ko ntubuzi ingabo bantu ni bantu ki cyangwa se bazahurira hehe igihe runaka. Ni igihe surprise sheri wawe yagukoreye ukumbira gushimishije? Iyo yankoreye ngumvira nshimishije ni ukumbwira ko ankunda. Ibyo byose ko ari abantu benshi cyane babivuga, none wabwirwa n'iki ko umuntu agukunda? Afite uburyo abinyerekamo nkabibona. Murakoze cyane, twabakundaga cyane. Ciao ciao.